numviseho tumenyanye hari ikibazo. Bo uriya muntu ni mugenzi wanjye turaziranye ahantu henshi. Ubwo rero mu rwego rero yaje hano kugira ngo dusangire agacupa. Mwana ukaba utazi umugabo wawe ubundi abagore bigiye mugira ubwenge ufite abana none na telefone ufite ku buryo wamuhamagara giye ukumbaza umugabo agenda muragira gesura rya bivode genda ari ahubwo kandi ngiye mudugudu nuko arumbye ngo nawe utuye hano hafi bajyana umve nimba nyine mama batamikora ugenda hamagara umugabo wawe ngo bivoduriye ntabwo bigenda zukuru umusaya ngira nkubwire ko nta gaciro umurusha mva nkubwire ibyo njye sinibaza n'icyo uri hano Imana subiramo numve ntabwo numvishe neza ngo sheri urabizi dore ririya shyano no sheri ni njyewe shiramenye gushira wambesho sinari mu vuba ibintu nabwo ntabwo muraha wandayo Zakwica umunsi ariko kubona bakanga ubona ko bamushenze navuga ngo ntuzajya gukanga tumvikana ubu nkunda cyangwa icyo wakubu navuga ngo ntuzajya gukanga ubu ganda muri mama apanga ngenda zizi nani so yo mumeze mutese nese murakumva mumeze mute mukecuru dia ngo nite mukecuru nari koroherwa ko sheri we ntarabasha kubyakira birumvikana ntabwo yapfa ivode ntabwo apfa guhita byakira ihangane biragoye kubyakira uranaga n'umumama ivode we n'ibikomere byinshi ariko humura bizagenda neza ibyari bigoye byinshi cyane waciyemo birenze ibingibi humura komeza umube hafi ni wowe urabona niwe mukazana afite agumye umwiringire agumye ubawe umube hafi hafi ye yicirwa n'umuntu umufasha ntazagire ikibazo cyo guhungabana natwe turi kwisengesha yego pastor bakoze Imana igukundira umwana wacu kose cyane tuzamera neza kandi mfite ibyiringiro urumva hari ikiri kuza twaje gusubira muri ko mumeze nabi twaze tugusengeye aya groupe dusengana rero dushimye Imana ko uri muzima rwose Imana ishimye pasitoro rero ndagushimira cyane nari mpamvu wumva afite ijwi rimeze ritya ariko pasitoro ndagira ngo ngusabe imbabazi nsaba imbabazi kandi gute mukecuru ndagusaba imbabazi mbikuye ku mutima naraguhindukiye pasitoro kandi ubinyemerera ngusaba imbabazi kuko nzi neza ko naguhindukiye mbikuye ku mutima wanjye nifuje kugusaba imbabazi kuko nzi neza ko narakubabaje bihagije kuko nari meze n'imwebwe mu gisigaye ntabwo uzi ndagusaba imbabazi mbikuye ku mutima kandi uzi ndaziguha umva nitaye ku bindi byose mukecuru ndaziguhaye nanakubabariye kera kandi n'ubundi akubabariye ubohoke ko mubabariye reka nanabikore mfukamye ibyo byanshimisha ku bwanjye narakubabaje ndagira ngo gusaba imbabazi mbikuye ku mutima pastor naraguhindukiye cyane narakubabaje kandi ndagira ngo nongere bigusubiriremo kuko naguteye intimba kandi uri umukozi w'Imana ndagushimye kubw'uyumuje akazi wawe umukuye ku gisasiro ariho amina ndagushimye ko agarutse imbere yawe amina atwemereye ko agiye kuba imbere yawe amina umubabariye icyaha n'igisa nacyo umwongerera imbaraga akarumuye kwihanganira muri uyu murimo amina mbona no gushinganisha urugo rw'umwana w'ivode ndetse n'umugore we Diane
komeza ubashyigikire n'umuryango wawe urakoze urakarama amina urakoze urakarama ni mu izina ryawe Yesu mu izina rya Yesu mu izina ryawe Yesu mu izina ryawe Yesu ndabyakiriye n'umutima mwiza kandi Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe Yesu ni umukozi kandi ndamukunda kandi nanjye nzahora mukunda Imana ishimwe Imana ndagushimira ndagushimira icyubahiro ni Imana ishobora byose pastor we nzahora ngushimira nemeye kwakira Yesu nzaniye pastor nonaha Yesu akaba nzaniye pastor akaba ampaye imbabazi icyubahiro ni cyawe Yesu ndagushimiye Yesu kandi nzahora ngushima Yesu pastor ndishimye cyane mbikuye ku mutima ndagushimiye cyane nanjye ndishimye rero kubabara n'ibintu byacu mu Kristali hose agomba kujya babarira mbese kubabara ni inshingano z'umunyarwanda uwo ari wese turakubabariye kandi Imana ihumugisha kubwo wakoze kwihangana mwana wanjye ibi byose Imana yatubwiye ko tuzabigeraho Imana yarabidusezeranyije ko Mukecuru wacu azahinduka none urabikoze Imana ihabwa icyubahiro turagushimye icyubahiro ni cyawe Imana ishobora byose wari warabitubwiye hayiwe wari warabitubwiye Mana yacu wari warabitubwiye haleluya amen rero turagutegura gahunda yo gusenga na groupe yacu yose tugutumire uze dusengane dushime Imana ndabyemeye nero satani yabuze icyo avuga agiye yatsinzwe ndabyemeye nageza byemeye Imana igumugisha urakoze umva byandenze pastor ntabwo nabona icyo mvuga nanjye ubwanjye ndumva imbaraga zije ndumva nishimye bavuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya hehe munda ngewe birarenze Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe nishimye rero umva Diane yampamagaye nari mfite gahunda nyinshi ku rusengero hari abantu b'umubatizo bari gutegura nibyo byari ndi kwirukanka mbirimo yego ariko ndavuga ni kamanze nitaba umwana wanjye muri afite ikibazo kubera cyane ko nari nzi ko narwaye umeze nabi rero niyo mpamvu mbashimye ndishimye ngiye kuzisimbuka nsubire ku rusengero muri ziriya gahunda nzagaruka urakoze cyane nzagaruka nabiteguye nzamanza ngaruke ndi njyenyine kuko ndabizi urafite ibikomere byinshi ariko hamwe n'Imana nzi ko hari ikizakora urakoze cyane pastor urakoze cyane Imana iguha umugisha kandi ugende nk'uko Imana yagusize amavuta ukagenda ukaba urimo kuyikorera ikomeze ingufu Imana ikomeze ikube hafi kandi ingufu zawe zizacika intege bawe urakoze cyane Mareka mwerekeze ngaje waki kuribwa mu nda urwaye n'ibiki se ntabwo nzi ikibazo ayanjye Anita wambwiye ntabwo nzi ikibazo mfite nyamara nshobora kujyana kwa muganga wambwiye ikibazo ufite mu nda Anita muri mu byanga nanjye nsanze nitari gutaka ntabwo nzi ikibazo afite warwaye mu nda ubu ni ubukumbuzi ntabwo uzi icyamuzanye aha ngaho ibyo byihorera ntabwo ndashaka kujya ku kazi ndashaka kunzana amazi nawe mbere ko agenda
wandaye wowe siyo ndikubwira najya kubwira ngo iyo mitwe uri kuzana muri rugo maze kwirambirwa turumvikana ubwo bwo uteka imitwe iri bigiye watangira uteka imitwe ubuzanye imitwe noneho kuza kwitatsa muri rugo uje gukungura no rugo ibyo kuzana ko bihagije kuba narwaye karibu muri rugo nuko byanga bikunda ushaka kuba ufite amaraso ya data kandi ugire ngo ibyo mwakoze byose narabyibagiwe banza unyumve ntabwo ibyo mbyitayeho Anita kano kanya nabuze data mbere yo kujya mu mama ajye muri koma ko ntagusanze byagenze bite Sundi kubwira Sheri nkuzaniye amazi Sheri natwe tukatemo tuganira na Anita iminota mikeya sibyo mukaya ndaje gusezere nawe sibyo ureba mama hepfo nta kibazo sibyo ndashaka kumbwiza ukuri mbere yuko mama ajya muri koma wabanje kuba uri kumwe na data byagenze bite nyuma yo kubera ibibazo bibayeho data naramubuze ari he wabita sowe bwiye we bitch so ndikubaza data ari he okay akushaka kunywa uzigiye gukurikirana ndongera kubaza bwa nyuma ukitatsa urahita umbona ndongera kubaza mbere yuko mama ajya muri koma yagusangiye na data mwari muri mu biki sembaza nuko sanga bitekerejeho ugiye ku kazi ubundi nyuma ya biriya bintu byabaye papa sigari hehe mwana wanjye nawe mwana we iso nzababa muheruka buga cyagihe